Se YouTube channel ye yitwa iki? yitwa Laula iragoye yitwa Lulula Laula sinzi ukuntu bayivuga ariko neza ariko nyine n'ubundi wagenda ukayireba ugisacingamo sinashobora kubivuga neza ariko ucyandikamo rwa nushaka kwandikamo babu niyo iri guhitizamo mugenda mukore subscribe. Itandukana ryawe na Briane mwaratandukanye mu gikorana ni iki wabivugaho? Iko tutakiri gukorana ntabwo turi gukorana umwe wese yahisemo kuba yakora ku giti cye hanyuma icya gatatu ikintu mbivugaho Babu nawe ikintu yakoze kugira ngo nyine bitagenda gutyo yari umunyamakuru mwiza kuri The Choice Live niwo muntu wajyaga gutara amakuru noneho akiza noneho muri The Choice Live bajyaga bamuvunisha nanjye nkabibona pe nkabona nyine Irene na Phil Peter bihagarariye aho ngaho uri kubyumva watubwira icyo wapfuye na Brian ati se koko mwaratandukanye ati se koko muracyakorana serious woman umugore mwiza cyane kwanza ameze nk'agakobwa keza ni Miss rwose asubizana ubwenge nicyo kintu ushaka ko dutindaho. Men Empire. Ndabasuhuje mwese abakunzi banjye hano kuri Men Empire nizere ko mumeze neza cyane nanjye meze neza nkuko bisanzwe amazina yanjye ni Mami hano turi ni kuri Men Empire. Uyu munsi rero ni special day. I'm so happy meze neza buriya niyo njana nkababwira to happy ndumva byanze mujya kumave mu nsengera akwiyo nje nkababwira ngo meze neza ndi feeling good namwe mujye mwishima mbwira abantu batameze neza nifatanije namwe abantu mushonje abantu mubabaye mufite agahinda Imana irabakunda izabagirira neza mwizere Imana ibindi bizaza. Aha turi rero ni mu Kinigi ahantu bita kuri La Payotte niyo place turiho so mu Kinigi nk'ibisanzwe murabizi ko hakonja cyane muri kubona ko n'imvura iri kugwa nanjye muri kubona ko mfite agafrari igikoti cy'ikimanto ndakonje. Uyu munsi rero niseguye n'imisatsi yanjye abakunzi banjye mumbwira ndi gushaka kwikata iyi misatsi yose ni imisatsi yanjye nyimaranye imyaka 7 ukumva nazi kwihangana ari umuntu nabwiye ngo izi dread nzimaranye imyaka 7 arambwira ati sha ubwo we twa turi kuganira kumbwira ukuntu umugabo yamunaniye amaze gutandukana n'abagabo babirambwira atumva cyakora umuntu wihanganiye dread imyaka 7 n'umugabo wamwihanganira arimo arambaza ati suko kuba wumva nta gahunda yo kugiki ndamubwira ati sha umugabo ni ingenzi mu buzima. Icyo gihe nari mvuye ku Isimbi TV mvuye gukora ikiganiro abagore bamere nabi bari kuntuka ni gute nyine uvuga ngo umugabo ni ingenzi mu buzima ngo umubuze wapfa how Munda basobanura n'ubundi murata umugabo wakoze icyaha kimwe warangiza wowe ugahita ujya gukora bya byaha yakoze byose can imagine. So mbibutsa gukora subscribe like share na comment. Today naje mu kiganiro nishimye of course ndi kugira ngo tuganire ku bintu bisanzwe. Uyu munsi nta kintu kidasanzwe gihari ahubwo uyu munsi no kwishimira ku ntsinzi ya bamwe ku byiza abandi bagezeho. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo bita Babu Rwanda and then Babu Rwanda umunsi yagize nibwo ari gushyiraho video yagize YouTube channel ibaze gutangira YouTube channel ifite abantu bagiye kugira miliyoni yatangiranye 400 na can you imagine uyu mugabo Babu Rwanda yakoraga kuri mu kiganiro The Choice Live ku Isibo TV aho yakoranaga na ba Phil Peter yarakoranaga na ba Irene abo bose. Ikindi turi bugarukeho ni ku Miss Muyango yakoranye ikiganiro nawe na Babu Rwanda ibyo yatangaje kuri DJ Brian mumaze iminsi mubona ukuntu DJ Brian aza kamutokinga akavuga nyine abantu benshi bakiyumvishamo yuko ari Muyango
rero I'm here kugira ngo tubiganireho, kugira ngo duhane ibitekerezo, mumbwire muri comment uko namwe mubyumva. Let's go. Ndabashimiye rero, ikindi kandi mana mumbwire rwose muri comment, mumbwire abantu mushaka ko nkuraho ino misatsi maranye imyaka 7, mumbwire. Oya. Umuntu uri kumfata ino video arambwiye ati mbabarira mbabi. Oya. Ntabwo tukumenyereye muri look. Utari umurasa ntabwo tubikumenyereye. Ni murebe. Ntabwo n'umusatsi wanjye wanganye. Nukuri nkeneye kubona umusatsi wanjye nubwo muri bumbuze ndabizi ako mumbabarire. I want to do it. So let's go kuri Babu. Babu rero ni umusore gentleman, umusore w'umuhanga cyane, umusore wizihuye muri kaminuza buriya no muri sansiye. Ikindi umusore wakoze neza cyane, yakoraga ku Isibo TV, ari muri The Choice Live, agira ibiganiro byiza, ni umuntu nyine ni umunyakavuyo wacu. Babu ndanagutumiye mu Kinigi, afite agenda atembereza abantu of course, niyo mpamvu mutumiye mu Kinigi hano iwacu. Mu Kinigi ni heza. Mu Kinigi hari amafaranga Babu. Mu Kinigi hari ubwiza, hari n'abantu beza like me of course. Ikindi kandi twishimiye intsinzi yawe. Big congratulations kuba wafashe icyemezo gikomeye cyane, ukaba watandukana n'inshuti yawe Philipita, ukaba wasezera muri The Choice Live, ukababwira ati ndananiwe reka nkora ibyanjye. Big congrats, wafashe umwanzuro mwiza. N'undi muntu wese ugikorera umubosi, nimba ubona cyakora kwihenura ku mubosi nta hantu urigeza, buriya niko kantu kabi. Nimba uzi ubwenge neza, okay, mukorere ubone capital yawe and then ugiye kwikorera. Babu rero yaramaze kurigwiza of course, kandi afite n'igikundiro, yagiye ahura n'abaterankunga batandukanye, afite abakire bamwihera cash na ozembire mu kiganiro kiwe. Ikindi cyari cyo gihe cyo kugira ngo yikorere. Big congrats kuri Babu, ni umuntu nyine wakoze neza, umuntu wakoze neza. Mu minsi ishize yagiye ahura n'utuntu dutandukanye. Ubwa mbere ubwabyinishaga umugore wa Yampano, bakamubaza ati Babu utinyukutse ufata umugore wa Yampano ukamubyinisha. Karagaciyeho, byari ibintu bisanzwe. Ntashibwe noneho bagiye mu yindi trip, cyane kari akazi kiwe akora neza, kandi arongera yifatira umugore wa Rusine sha. Kavuye wacu rwose abaramwifatiye ati giye uyu mugore turamusangiye na Rusine. Rusine nawe aragaruka avuga ati Babu gutya na gutya, ariko nta kibazo cyabayemo kirenze. Kuri inshuro rero uyu mugabo bita Babu mu gihe cyo gusezera ku Isibo TV, ubwo yaravuye kwibuka, yatunguwe n'abantu bakomeye cyane, inshuti ze magara, famiye akunda cyane, famiye bakundana ariyo Agami, Agapromota na Miki. Ubwo bamukoreraga surprise inshuti ziwe n'abandi bantu batandukanye, barimo baramubwira ati Big Congrats kuba ugiye kwikorera n'ibintu byiza, ariko ikindi ni umuhanga. Ibaze kuba twebwe dufungura YouTube channel tudafite n'umuntu n'umudukurikira. Ibaze kujya gufungura YouTube channel ufite abantu 450 ubu video yo imaze kugera muri 80k. Ya mbere ya kabiri imaze kugera kuri 5, kandi n'amasaha ngaha ashize. Bivuze ngo uyu mugabo azakurikirwa cyane. Uyu mugabo rero ubwo yari ari mu kiganiro kiwe, yavuze ngo yari kumwe n'umutumirwa, ubwo yari arimo aramuhostinga witwa Muyango. Mwese muramuzi, n'abatamuzi mumumenye mumukunde. Ni umumama mwiza, ni umumama wirwanyeho, ni umumama ufite umwana witwa Miguel, akunda cyane, yishyurira neza. Ni umumama w'umuhosta mwiza, kandi buriya nimba nubona umumama wagukomye uzajya ugira gutya shout out ku mumama witunze, ubasha kwigurira imodoka, ubasha kwishyurira inzu, ubasha kwiha whatever. Much respect kuri Muyango. Ubwo yari ari kumwe na Muyango rero mu kiganiro, yagize gutya ati I want to ask you one question. Muyango ati karame.
ikibazo kimwe gusa nicyo nguhaye. Ati kihe rero? Ati watubwira icyo wapfuye na Brian? Ati se koko mwaratandukanye? Ati se koko muracyakorana? Serious woman, umugore mwiza cyane, kwanza ameze nk'agakobwa keza, ni miss rwose, asubizana ubwenge. Nicyo kintu ushaka ko dutindaho. Ndashaka ko dutinda ku mukobwa w'umunyabwenge, umugore w'umunyabwenge. Arangije aravuga ati first of all ntago tugikorana, yego icyo cyo yacyemeye. Secondly, kubambaza ko ibibazo dufitanye, kubambaza ko twatandukanye, nta kintu mbashubije. Ahabera umunyabwenge nuko yirinze kubabwira ibintu byinshi like nyine kuri Brian vlog mujya mubona Brian aza akavuga ati sinshaka kubivuga cyane ko ndashaka kuvuga ubuhanga bw'uyu mugore Muyango, ntabwo nshaka kuvuga inenge ze cyangwa ibyo bagiye bamuvugaho bla 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 bla. Ndashaka kubabwira ukuntu yasubije neza, akavuga ngo nitaye kuko twabaye inshuti, twagiranye ibihe byiza. Rero umuntu twagiranye ibihe byiza cyangwa umuntu nakunze cyangwa twakundanye twabaye inshuti mu buzima, ntabwo nezezwa no kuba namutangazaho ibindi bintu. Ngiye kubwanjye mpitamo kubyigumanira. That is Muyango, ni umukobwa rero wasubije ikibazo neza kandi ikibazo cyangwa ze ku mutima. Ko nyeka yuko we na Babu babanje bakabitegura ati ndakwinginze ntujye kurabuza aba bantu, akagacano kanye ni kazima, agacano kanye niko gagitangira, ndakwinginze rwose ntuze kuvuga ibi. Ariko ibintu bisanzwe bihari nuko Muyango afite ubwenge, ni umuntu mukuru nkuko muzi saga ziwe, gutandukana n'umugabo, kuvuga yuko Brian na Muyango hari ibintu biri hagati yabo n'ibindi bintu bitandukanye. Twagiye tubona Muyango ataza ngo afite nyine afite Instagram ye n'ahandi hantu henshi platform yaza akavugira nyine agatanga ukuri kwe cyangwa agakensista nyine guhaba abanyarwanda ukuri kose. Afite ubwo bushobozi, ako nkuko tumuzi nk'umunyabwenge, nkuko yabigaragaje ku Isibo TV ubwo yari guhostinga Babu Rwanda, yagaragaje yuko noneho afite ubwenge kandi afite ibintu bimubabaje, kwishakira ubuzima atarimo amatiku. Much respect kuri Muyango. Ubwo rero DJ Brian we nawe akataje rero kuri DJ Brian vlog ubu ntari kwikoraho. Nawe ntabwo muveba cyane yuko nawe mufana, akora ibintu neza, amaze kwigeza ku iterambere, ni ibintu byinshi akora. Ubu ngubu agenda mu nzira n'amabouncer, bari mu kiganiro n'amabouncer. Gusa ntabwo nshyigikiye nyine ukuntu aza bagitangirira cano y'abala, bayitangiye neza bavuga ati ubu ngubu twe tuzajya dushyiraho agacano gatuma abantu bamara stress, batangira bari mu dukino, bazana abatumirwa. Igitangaje abatumirwa bose yazanye hariya kuri DJ Brian vlog benshi bari gutandukana. Nicyo kintu kiba gitumye umuntu ashyiraho question mark. Hari Shakira mbona bihita nta mworoheye kandi yaramutumiye, hari Muyango nawe yaramutumiye. Abo bakobwa nibo bakobwa amaze kuzana hariya. Hari na DJ Flex nawe yaramutumiye. Ni abakobwa batatu bamaze kugera kuri iriya channel kandi tukababonaho bari kuganira neza. At the end tukaza gusanga bari gupfubusa. Why not? Kuki nyine mupfubusa nimba muri abakobwa bagenzi mwagakwiye gukundana, mugasangira bike mubonye, mugasangira akazi mubonye, nyine ibintu byo gushwana. Nimba nyine ugaragara nk'umuntu ufite igikundiro, ubasha gukunda no gukundwa, niyo wagakwiye kugaragara. Ikindi none uvuga ko uri umukristo, biratangaje kandi birababaje kuba wakumva yuko uri umukristo cyangwa tuzi neza ko uri umukristo tukagenda twumva amabifu hagati yawe na bagenzi bawe, ngo ntukanzamutuka. Can you imagine umuntu w'umukristo ngo ntukanzamutuka? No, ntago bikubereye habe na gato. Kuba nkubwiye gutya suko nkwanga, ndagukunda Brian, nkunda n'ibikorwa byawe, ariko I don't like imyitwarire nyine uri kugaragaza kuri DJ Brian vlog n'ibiki. So hano tuntu muvuga nkisekera, nkabona ni byiza, nkabona birashimishije, ariko nyine nimba mushukanye n'umuntu gerageza ntumushyire hanze. Gerageza nyine wibuke bya bintu byiza yagukoreye, bya bihe byiza mwabanyemo, rwa rukundo mwagiranye, ibintu byiza mwafashanyije. Gerageza nyine ikintu cyiza yagukoreye ucyandike ku rutare,
ntugishyire ku musenyi ku buryo amazi azagitwara. Nyine nibwo bwenge Muyango yagaragaje hano. Yatubwiye ati ngiyewe umuntu twabanye neza, ibintu yagiye ankorera mbishyira ku rutare, ntabwo mbishyira ku musenyi. That is Muyango. Rero na Brian wagakwiye gukora gutyo, nimba ari content zirahari nyinshi zitandukanye, natwe turi gukora, ariko nyine kuza ukavuga ati bla 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 bla, it is not good. Uyu mugabo rero Babu niho tumye tugaruka kuri aba bantu bose, ufite urugendo rungana gutya, hatangiye YouTube channel, gukora nk'abandi bantu basanzwe. Ubu ngubu niyo muntu ugiye gutangira kuzajya uzamura impano z'abanyarwanda, abatalenti, abantu bafite talenti, ibiganiro bitandukanye, abashaka kwamamaza, bagomba gupromotinga, abashaka kwipromotinga, bose yafunga YouTube channel n'izindi mbuga cyane ko asanzwe abikora. Yabikoze kugira ngo arye ku mafaranga yabo, mumugane, mumuteze imbere, n'ibindi bintu byinshi mumukeneyeho nk'inama yabafasha, n'ibindi bintu bitandukanye. Urumva afite akazi kenshi gatandukanye. Natwe rero hano kuri Men Empire, abantu mudukunda muzanye muza tuganire, dutere story, tuganire, duhane inama, ibipfuye tubigorore, ibimeze neza tubishime, abakeneye inama about many things like a business, twigishanye ukuntu twakora business, how to start a business, how gute wabona capital, tubwira neti wakura capital hehe, tubivuge hano ngenda hari kugira ngo mbabwire as business women, mbabwire aho wakura capital wenda nimba ari small capital, kuko bishaka gukora si ngombwa ngo ufite za capital nyinshi, ahubwo bisaba igitekerezo gikomeye cyangwa gufata umwanzuro ukomeye kuvuga ngo I want to start. Capital rero ushobora kuyikura ahantu hatandukanye, from friend, inshuti zawe zikaba zaguha nk'ako kamiliyoni cyangwa 500 cyangwa 200 direct ako kanya, ugahita wumva yuko ukeneye gusezerera aba boss, ugahita utangira ugakora ako kanya. Capital ishobora guturuka from family. Hari abantu bagurisha utubanzi wabo bagahita bayajyana mu kadege cyangwa mu nzunguze ngo bagiye kuyungukisha, kandi hari business nyinshi, main business bakora kugira ngo bibesheho, babe abantu nyine aba self employment. Kandi hari n'ahandi hantu henshi haturuka capital pay. Capital ishobora no guturuka no kuri gift, wabona gift uko yabingana kose, si ngombwa ngo tujye kuyenjoyinga gutya, nimba utsindiye nka tombola cyangwa ibindi bintu, cyangwa abantu bakaguha impano runaka, si ngombwa ngo tujye kuyenjoyingamo gusa, ahubwo tuyitangiza. Nimba ari impano ubonye nyine yikore as a business, uzagera ku iterambere. Hari n'ibindi bintu byinshi twarebaho nyine, ubwo tubivuga turi kubikomora kuri Babu. Nk'umuntu wabonye capital atangiye business, yahuye n'abantu bamukandiraho cyangwa n'ubumenyi bwe kuko yarize, nuko yarakoze ku Isibo TV kuri The Choice Live, naho yakuye amafaranga menshi yatuma abasha gutangira business ye ku giti cyiwe. Kandi YouTube channel nyine ni ikirombe nyine kidahombera umuntu wagishoyemo neza. Ubwo nyine niyo mpamvu turi kubabwira how to start a business, how to get capital. Kandi ikindi ishobora no guturuka muri from friend, from family, gift and saving. It's like a Babu yagize saving igihe cyose amaze akora ku Isibo TV, igihe kirenga imyaka 4. Bivuze ngo nubwo yaryaga ariko yarasevingaga, nubwo yambaraga neza yarasevingaga, nubwo ibyatekerezaga byose yaratekerezaga. It's look like you uri kureba iki kiganiro wibaza ngo how to start a business, nzahera hehe, nzabikora gute. Nawe niko yarameze, yumvaga atazi ukuntu azirekura nyine ngo areke gukorera aba boss kandi badashwanye. Afata umwanzuro wo kuvuga ngo reka mbakorere neza, nabo barabizi at the end nzabona ubushobozi nzajya kwikorera. It's like n'abandi bantu batandukanye bose, umuntu wese ukorera umu boss uri kureba iki kiganiro yakaba yavuga ati okay, ndakorera umu boss 1 years, 2 years, at the end saving yanjye nzajya njye bikeya, saving byinshi kugira ngo nzagire capital, kugira ngo nzagire nyine umushinga wanjye nkora ku giti cyanjye, nigenge mbyuka igihe shakiye, njyame igihe shakiye. Uriya ntako bisa nko kuba mu businessman cyangwa mu business woman, ubyukira igihe ushakiye ukaryamira igihe ushakiye. Nimba ushaka kuryama, ushobora kuryama saa 9 z'ijoro, akazi kawe uzi neza ko karangiye.
ukabyuka saa 5 z'amanywa kuko akazi kawe wakarangije. Ni ibintu bitandukanye no kuba uri umuntu ukorera umuboss nyine nimba ari kazi nyine ni kire saa 1 za mu gitondo saa 1 za nimugoroba saa 12 za mu gitondo saa 12 za nimugoroba nta change baho nta kwiyobora nta kwitegeka. Niho bitandukanye no kuba wikorera. Iyo wikorera rero uboneraho umwanya wo gukora ibintu bitandukanye. Ubwo uri gukorera umuboss wakoreraga ikintu kimwe. Iyo ukorera umubosi uba uvuga ati ndakora ndi gukora ntegereje ukwezi, si ngombwa ngo ujye guhiga ibintu byinshi ngo muteze imbere. No, ushobora no kuba ufite ubumenyi ukanga kuba kubera iki umutima mubi cyangwa kumva yuko atari ngombwa yuko nyine mba mwaravuganye umushahara uri kureba ukwezi kwawe nta bintu bya danje birimo. Ariko ikintu gitandukanye no kuba wikorera. Iyo utangiye kuba wikorera noneho uhora ufite creativity buri munsi, innovation, nyine ikintu cyose ubonye kigirisha ari ryiza kumva nanjye byambera, nanjye nakora iki, how to start bino. Nimba baba avuze ati nkereye YouTube channel ngiye kuzajya ndya amafaranga ya YouTube channel, atari ko subundi nta kuntu na promoting abantu, atari ku bundi nta kuntu nabivanga nibi nta kuntu nahita nshinga noneho business yanjye wenda kitwa nka babu shop, babu business runaka bikamuteza imbere. Impamvu nyine ari kumva afite iryo shyaka, iryo shyari ryiza ryo kugira ngo atere imbere nuko ari free kandi yabonye capital. Nyine arafite umwanya wo gutekereza ibyo bintu. Si ngombwa ngo kuba rero watangiye business wisige muri iyo business uyigaraguremo no wenyine. Iyo watangiye business uba wabaye CEO of the business, uba wabaye boss, uba wabaye manager of the business, mbese uri byose ya business yawe. Niyo mpamvu ubona time nakoresha abandi bantu abaha akazi. Nabonye yatangiye kubwira muhanzo ati ngwino hosting mu kiganiro cyanjye. It's true, it's good kuba mirango yakemera kumhostinga. Dono nimba yamuhaye amafaranga cyangwa atayamuhaye, ariko ashobora no kubikora as a friend. It's a gift all. Kuko nubundi hari igihe ari kumubwira ati giye kugira ngo ngere ku kinyamakuru cyawe no kubanza ukamakash, ariko kubera ko bari inshuti cyangwa n'ibikesho kumubwira ati I do as a free, akabimukora nyine nta n'ikintu na kimwe amuhaye cyangwa amusabye, kubera ko babaye friend. Yubatse izina babu, yubatse izina nyine kugira ngo abantu benshi bazaza. Ndakeka n'abatumirwa azagira abantu azajya abwira ati muze mufashe hano mu hosting hano, cyangwa muze nk'abatumirwa tuganire mugire inama mu Abanyarwanda mufasha abantu. Akenshi nta mafaranga bazajya bamusaba kuko nabo baramukeneye. Like abakinnyi ba filimi nahoze ndeba Kiramana arimo aramubwira ati njyewe rwose ibyo wankoreye ni byinshi, ntabwo yamukoreye ibintu birenze, ahubwo nuko baziranye muri twinshi. Bivuze ngo Kiramani abakinnyi ba filimi bakeneye babu kandi nawe arabakeneye. Nibaza hari akaba marketingira nawe bazamukenera, noneho nawe azabakenera babwira ati muze hano muganiriza abakunzi banjye. Nibanga n'abazanga nawe umubano ukomeye buri afitanye na aga promoter. Ahubwo mami ngize ikibazo kuri iyo ngingo. Twavuga yuko iyi nkuru yaryoshye. So gifite ikibazo kuri iyo Men Empire. Reka twakira umugabo uri nyuma ya kamera arashyushye, umva asagira amatsiko yo kuba yambaza. Welcome Tolos, turi kumwe na Big Man Tolos, muramenyereye kuri Men Empire. Yarifasha ariko atweretse ko atari igiti. Most welcome kuri Men Empire. Ask your question. Yes mami, urakoze kunyakira. Ahubwo ngiye ikibazo nari mfite. Urabona yago yakoraga ibiganiro byo kujya yakira abantu, agahuza abantu. Rimwe na rimwe abantu bazanaga iby'amatiku akajya birwanya, ahubwo akaba umuntu wubaka ubumwe bw'abantu muri entertainment. Ese ari we uwo babu nawe nje ntabwo njya nkunda gukurikira Isibo TV bitewe ni tweto abantu beditinga kenshi tuba turi inyuma nyine, ntabwo tuba tubikurikirana cyane. Nawe ari muri iyo style cyangwa aje undi muntu utandukanye? Oya, babu kubaje nubundi nakaza arimo professional. Asanzwe ari umunyamakuru kandi umunyamakuru uri official utangaza amakuru, atibasira, ati anyina dateza amabifu. Nabyo bintu Mikina yamubwiye ati babu ntuzajye mu matiku, ntuzavuga ibitari byo, ahubwo zamura talent nawe igaragaze mu buryo dushaka kukubonamo. Bivuze ngo yari professional, umuntu nyine ukora ibintu azi. Uri kumva icyo kintu? Uyu ndasobanukiwe tu. Ariko nari mfite amatsiko mvuga nti wenda uyu nguyu yashobora kuza wenda akajya ateza umwiryane mu bantu.
oya nashaka zana uteze cyane yuko uwo babu nyine ibaze nyine babu umva nako kazina n'umuntu nyine ubishwanyaguza uri kubyumva akabisenya arangiza akabyubaka ariko honestly he's a good man, he's a good guy, n'umwana mwiza nyine ntaga bikora nyine ashobora ibaza umuntu babwira ngo wowe uri kunteretera umugore kubera muvugishije gutya kubera nyine ari ikintu kiri sharp n'ikigabo kiri sharp nyine nta mutima mubi cyifitiye ahubwo ati sha wowe usangirana umugore wanjye uramumfasha buriya niko numvaga ga promoter we na Miki bavugaga atagusigariraho it's a joke kuba nyine yabijyamo nta mutima mubi kuba nyine yagenda yifatiye umugore wawe nta mutima mubi ikindi afite ishyaka ryo kuba ati once again nanjye nshaka kuvuga ngo madam iruhande rwanjye aracyari umusore aracyari nyine urubyiruko n'umusore mwiza w'ikiroso umeze neza ushaka gutera imbere ushaka kubaka bivuze ngo rero nimba startinze business ye nka YouTube channel ashaka kubaka naramuka asanyemo ibintu by'amatiku cyangwa gushaka gusenyera bamwe akubaka abandi nyine utazi ibyo arimo azafailing ariko nimba ushaka kugira ngo ugire icyo ugeraho neza ugomba kwirinda inzangano ukazishyira ku ruhande amabifu ku ruhande ari nacyo yakoze nimba umuntu bijya bibaho kenshi nko mu kabari ukaba ufite nk'umu manager noneho kugira ngo akwemeze bivuze ngo uri CEO of the business manager wakurusha akazi kandi akurusha gukora neza bijya bibaho rero ugasanga aba managers bafashe nk'amahoteli cyangwa akabari bahise bakegeranya n'akaba boss wabo bakoranaga agahita afata akabari yari afite agahita agashyiraho hirya yiwe agahita ashyira akiwe kugira ngo babakira baramenyeranye bate kwa boss wiwe baze muri ako kabari kandi it's like twabigeranya nyine na babu nawe ikintu yakoze kugira ngo nyine bitagenda gutyo yari umunyamakuru mwiza kuri The Choice Live n'uwo muntu wajyaga gutara amakuru noneho akiza noneho muri The Choice Live bajyaga bamuvunisha nanjye nkabibona pe nkabona nyine Irene na Phil Peter bihagarariye aho ngaho uri kubyumva ariko babu bitewe n'ukuntu yari umwihirinzi umwana w'imahanga akazinduka ajya gushaka amakuru za Nyabugogo za hehe hose akaza agafasha Isibo TV akabaha amakuru nyayo nyine nk'umugabo wakoreye neza ikigo nka kiriya yaravuze ati ngomba gukora neza ukwezi kwanjye kurangira kuri 30 itariki ya mbere kagera nanjye ibyanjye nabikoze neza yandika ibaruwa isezera asiga neza ibintu by'abandi abipfundikiye reka tumushimire ko yabipfundikiye gutyo noneho nabo ba boss biwe noneho bakaba bamwemereye kugenda si igitekerezo cyiza bivuze ngo rero kuba nyine abaye mukeba reka tubyite mukeba nk'abanyarwanda kuko ni umunyamakuru wakoraga ku kinyamakuru kandi aje no gushinga ikinyamakuru cye ubwo bivuze ko ari mukeba ariko niyo aba mukeba ni mukeba mwiza asize ibintu bimeze neza sibikuyeho yuko azakomeza kuba inshuti na Isibo TV kubafasha ba Phil Peter ngo bagire ibintu byinshi bahuriramo sibikuyeho ko ari ahandi hantu bazahurira ariko nawe akeneye kuba nyiri ibintu cyangwa kuba nyine CEO w'ibintu akumva kuntu bifiringo akaba owner wa business yiwe nawe yarabikeneye rero nuko abanyarwanda cyangwa abandi bantu batandukanye ubundi kiremwa muntu kuntu kiremanywe kwikunda kumva cyaba nyine byiza byose ari we cyasanga umuboss abona nyine uteye imbere nyine abayifuza ko ateye imbere ariko ntumurenge biranashoboka ko baba ashobora no gukora ibintu bya danje noneho akanarenga Isibo TV ashobora no kuyirenga pe bitewe n'ukuntu akunzwe n'ukuntu akora cyane akanayirenga ariko ibyo ntibikuyeho yuko baba inshuti bisanzwe rero nyine nimba ufite nk'ibyo bintu nk'iyo business nk'ubwo aje afasha ibyo bintu bya YouTube n'ibindi bintu kuko afite experience nyinshi akuye hariya nayizana akayikoresha ibyiwe nyine yabonye ibibi bibamo babona ibyiza bibamo nafatiye experience yahakuye akajya kubigereranya n'ibyiwe azakora cyane kandi atera imbere so rero inama irimo ni iyihe ku bakunzi bacu ba Men Empire inama irimo nuko tujye tuza hano nyine akenshi turi muri hahiye ninda bapfuye ariko today turatuje tugira ngo tubahe inama zirimo profit inama zirimo tekinolojia mugari wa yago ni inama zirimo akantu wakuramo kugira ngo ugira ikintu wunguka ikintu ugeraho rero ikintu kiriho nuko pe munyarwandakazi wowe wihebye wumva ntacyo umaze
wowe wihebye wumva nta kintu uzigezaho cyambere ubundi banza utuze mu mutsiko wawe banza wihe nyine wiciririkisha kuko nugomeza kwigira super uzabura n'akazi ka senkani kandi wifuza ka 500 iyo uri ku ishuri ba wumva byibura akashahara ka make uzakora ari akaturubasa bitewe n'ikimero cyawe nimba uri umukobwa uri myiza bitewe nuko wenda iwanyu ari abakire cyangwa mufite connection bitewe n'iki whatever and ever. Rero nimba uri umuntu wese ushaka kugira ngo uzagere kuri business yawe uzaba umuntu uri professional uzaba umuntu ukomeye kaje tubona abantu benshi bageze bagira ku bintu bikomeye tangira wiga guciririka tangira wiga nyine kuba umuntu wo hasi kugira ngo uzagere ko hejuru ntabwo yifuza gukora 300 hari umuntu ufite masters wicaye mu rugo kandi imagine nusurumva ko kazi uzagakura hehe uri umwimaniste gahembwa 300 bivuze ngo uzaba watanze izindi ruswa cyangwa n'ibindi bintu kugira ngo kagereho kandi ibyo bintu nta nyungu bazakugira n'ubundi ntibiramba ibintu byose waciye muri shortcut nta kintu biba bimaze nta hantu bizakugeza icyo cyo ngukuriye agahu ku kibuno nimba ariko babivuga sumbaze abantu nyine mujye guca shortcut kugira ngo mugere kuri ku bintu mushaka rero mwana mutoya musore rubyiruko mugaba aho uri hose ushaka kugira ikintu ugeraho tangira wiga guca bugufi ikintu cyose wabonye ugifate nka opportunity ugize ubundi baravuga ngo opportunity knocking on once ikintu cyose ufashe nyine amahirwe aze rimwe mu buzima ikintu cyose ufashe uhita ugikomeza kuko nicyo kintu cyawe nicyo kintu Imana iguhaye nimba umwuka cyangwa nge niko mbivuga nk'umurokore ariko nimba umutima wawe ukubwiye ngo start today tangira ako kanya ubu turi kuvugana ndi kubibona yuko ari abantu bo kuri Men Empire base bagira umwanzuro wo gutangira ako kanya batitaye ngo capital yagwiriye cyangwa ntiyagwiriye batitaye ngo amafaranga bayakuye nimba ari n'Imana utangira uyikoresha tangira ukoresha ubwenge Imana yaguhaye kuko nta muntu ukigoryi kwisi nimba ubizi neza kuri ikigoryi rwose menya yuko ntago ari wowe uri umusaza ahubwo genda wivuza ariko nta muntu buri kinashoboye ibyo ndabizi neza 100% nyine ndabizi neza yuko nta muntu buri kinashoboye icara wige icara witekerezeho ufata time medite ukore siporo mu gitondo yindi saha wicara utuze uvuga ati man ubundi ndiki naje muri isi kumara iki nta muntu waje muri no si kubera yuko nta mission n'imwe ufite kuko nimba nta mission n'imwe ufite wakabaye warapfuye ako nimba utarapfa haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa cyarangiza kigashibuka kikera imbuto zacyo nimba rero ukiri ku isi nimba uriho neza nimba ugihumeka mukabazima ufite ibintu ushoboye tangira wicare witekerezeho bifata icyumweru cyose utekereze ujye ubyuka mu gitondo utekereze mbere yo kuva mu buriri utekereze ubundi Mana koko burya nta kintu maze muri isi nimba uri umushomeri tangira ubyuka uvuga ati Mana ntacyo maze koko ubwira n'Imana mutongana yibwire Mana ntacyo maze ntacyo nshoboye abandi wabahaye ubwiza ubaha amafaranga bagikundira ubaha imiryango ngiye nta kintu mfite nta kintu mfite cyo gushora koko ifu nimba uri mwiza jya gushaka ahantu baguha akazi jya gushaka ahantu marketing jya gushaka ahantu wamamariza jya gushaka ibiki ako nimba ufite n'ubwenge jya gushaka ahantu ukora imirimo y'amaboko wagenda ugatangirira kuri ibi wagenda ugatangira kuri ibi nagiye mbahereza ibiganiro how to start a business ukoresheje small capital biri kuri Men Empire uko wakoresha 200,000 ukazaba umukire uko wastartingisha 500,000 ukazaba umukire uko wastartingisha miliyoni ukazaba umukire ibyo byose biri kuri Men Empire nimba uri umukunzi wa Men Empire ajya kubishaka ubirebe n'abandi bantu bafite rero mentality nk'iyo ngiyo mufite kwicara mukitekerezaho mugashaka ikintu mushoboye mu mitima yanyu ikiya kintu ukunda cya kintu wumva ushoboye nicyo kintu kizagukiza try uza succeeding once again bigerageze nimba ushoboye gukoropa shaka ahantu uzajya ukoropera abantu neza baguha amafaranga umwaka umwe uzatangira business nimba ushoboye gukina deal yariyo yose nimba ushoboye kuba umukomisiyoneri shaka w'inshuti n'abakomisiyoneri bagenzi bawe bazajya baguha amadiri ukore nimba ushoboye guhinga genda uhingane umwete ubone 30 yakodeshemo igisindu uzana imboga ku isoko nirire uri kubyumva nta muntu n'umwe rero udafite icyo ashoboye ku buryo yahera morning up to the night ari mu buriri nimba uri urubyiruko nimba uri umujene nimba uri umugabo ufite kuryama utarwaye bye wose umukunzi wanjye nushaka ukore subscribe wari warambaye nushaka kuyigumanira kuko nge nabo nkorana n'abantu bajenjetse
ariko nimba waramaye subscribe uri umuntu ushaka kugira icyo ugeraho cyangwa gutera imbere, wow, nuko bitakunda ko mpa nindi cyangwa ko dukomezanya nanjye nkaguha chance, ariko much respect ko uri umuntu wikunda, ko uri umuntu ushaka gukora, uwo niwe wanjye. Rero twaganira more things, ariko today turi kuvuga ku mugabo wigize, ku mugabo wabaye boss wa business ikomeye cyane. Urukubyumva business yatangire kuba subscribers 400 bivuze ngo ni business ikomeye, ukaba kubise views 80 mu munsi umwe, 80k, 80,000. Se YouTube channel ye yitwa iki? yitwa Laula iragoye, yitwa Lula Lauya, sinzi ukuntu bayivuga ariko neza, ariko nyine n'ubundi wagenda ukayireba ugisacingamo sinashobora kubivuga neza, ariko ucyandikamo rwa nushaka wandikamo babu niyo iri buhitizamo, mugenda mukore subscribe, n'abantu mukunda babu nanjye musa mukorere subscribe nta kibazo. Ibindi turaganira muri comment, nibutsa abantu bakunzi banjye hano kuri Men Empire, ntimugakureho rwose urushinge rwanyu bajyaga bavuga kuri radio ngo ukomeze uzana urushinge biraguri, namwe ntimugakureho urutoki, jya ukanda subscribe, utange comment nziza. Ibindi biganiro byacu nakagaruka, turabakunda cyane, tuzatubaha ibiganiro buri munsi n'umutima mwiza, turabakunda, dukeneye ko muba aba boss, abajene kazi mwese, aba boss ready. Twaje tubona aba baby bo mu Rwanda bajya baba aba boss ready, abakobwa mushaka kuba ba Miss Jory, abakobwa mushaka kumera nk'aba Aria Cool, mushaka kuba ba Kate Bashabe, mushaka kuba bande bose, come to Men Empire. Ngewe ndaje hano, mwese mugomba gustartinga business zanyu ku giti cyanyu. Abajene mushaka kuba nka babu mukarekura aba boss mugastartinga business, mu nyandikire. Be blessed, ndabakunda cyane.